neza nshuti zanjye, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yanyu cyangwa se yacu IMBAMPA Y'UMUNSI IZUBA. Uyu munsi mbazaniye ubutumwa bw'igitondo buzafasha buri wese gutangira umunsi we afite imbaraga, icyizere n'umutima utsinda. Ese ujya utekereza ko uko utangira igitondo cyawe ariko ushobora guhindura iminsi yawe yose? Uko utangira igitondo niko umunsi wawe wose uba, cyangwa se niko umunsi wawe wose ugenda bitewe n'uko wawutangiye. Umunsi ntabwo ushobora kukubera mubi cyangwa se kukubera mwiza, ahubwo uba mwiza bitewe n'ibyiza wahuriyemo nabyo, cyangwa se ukaba mubi bitewe n'ibibi nyine wahuriyemo nabyo. Niyo mpamvu bivuga ngo umunsi ushobora kukubera mwiza, undi ukamubera mubi, bitewe rero n'uburyo igitondo cyawe cyagenze. Bishobora kuba ingaruka nziza cyangwa se mbi ku munsi wawe. Abahanga bavuga ko amasaha ya mbere y'umunsi ariyo afata fondasiyo y'imyanzuro n'ibikorwa byose by'umunsi. Iyo utangiye umunsi wawe wuzuyemo umunaniro, umushiha cyangwa se gucogora, usanga n'ibyo ukora byose bigoye. Ariko iyo utangiye igitondo cyawe ufite umutima wuzuye icyizere, isuku y'umubiri n'ubwenge, buri kintu cyose gikurikiraho kiragenda neza, bitewe muri wowe ufite ibyishimo n'umunezero. Bizakurura buri kintu cyose gishaka kwegera cyiza, bitume umunsi wawe ugenda neza. Icyo wakora kugira ngo igitondo cyawe ugikorere fondasiyo cyangwa se ukigenere umunsi kuri buze kugera, bikorera plani y'uko icyo wakora kugira ngo umunsi wawe cyangwa se igitondo cyawe kize kurangira, umunsi uze kurangira wabonyemo ibyishimo, wabonyemo wabonyemo ibyishimo, wumva umeze neza, n'umunsi wawe wagenze neza, ibyo wakoze byose byagiye ku icyambere. Fata akanya k'umunota umwe uhumeke neza. Fata akanya k'umunota umwe uhumeke neza. Ucunge ibyo wifuza kugeraho uyu munsi, cyangwa se utekereze ku byo ushaka kugeraho uyu munsi. Icya kabiri, andika intego zawe ntoya ebyiri cyangwa se eshatu z'uyu munsi. Ufate plan, uvuga ngo mfashe, ufate ikayi n'ikaramu, uvuga ati uyu munsi mfite ibintu bitatu cyangwa se bibiri nshaka gukora uyu munsi. Apana kuvuga ngo nzabikoresha, ahubwo ushaka gukora uyu munsi kugira ngo umunsi wawe uwuplaninge. Fata urupapuro rero, ibyo bintu bitatu cyangwa se bibiri ubishyire ku rupapuro. Tekereza ku kintu kimwe cyiza ushobora gukora kikagaragaza ko umunsi wawe watsinze. Muri bya bintu bitatu cyangwa se bibiri, byose bibaye byiza nuko wabikora. Ushobora kuvuga ngo noneho reka ndekereze ibintu bine nshaka kugeraho, cyangwa se ndi gutekereza cyane by'ibanze cyangwa se iby'ingenzi. Noneho ushaka ikintu kimwe gishobora kwigaragariza ko wowe uwo munsi wakoze, uwo munsi byagenze neza kabisa. Apana kubitekereza ukabyandika ubundi ugaterera hariya. Bikore, nangiza nyine na byaplike ubikore neza, kugira ngo iki cya gatatu kize kiri kubyuzuza, kivuge ngo reba ikintu nyine wakoze wowe kigaragaza ko umunsi wawe watsinze, kigaragaza ko umunsi wawe utapfuye wose. Imyitozo yoroshye y'igitondo ushobora
gukora cyangwa se kumva ngiye kukubwira. Kubyuka no gukora siporo ntoya. Gukora siporo ntoya mvuga ni ukugira ushobora kubyuka ugafata umugozi ugasimbuka cyangwa se ugatera pompaje. Reka wenda tuba dufashe ebyiri. Iyo siporo yawe ukayikora mu minota 5 cyangwa se iminota 10 birashobora guhindura umwuka wawe. Iminota 5 cyangwa 10 birashobora guhindura umwuka wawe cyangwa se bigahindura uko wari uri gutekereza, kugabanyiriza amastress n'umunaniro. Kenshi iyo dukoze siporo ntabwo tuba dukoze siporo kugira ngo wenda bamwe baganguze cyangwa se tugire imbaraga zigiye zitandukanye, ahubwo bituma n'umubiri wacu uba neza, utera neza. Nibyo ndabyumva. Nanone ugatuma dukira n'iki n'amavunane, bigatuma umubiri wacu nyine umera neza. Umubiri urahinduka, sibyo nshuti zanjye? Iyo wakoze siporo umubiri urahinduka, umubiri utera neza, amarangamutima yawe arashya. Amarangamutima yawe arashya cyangwa se amarangamutima yawe akaba menshi, kandi ibitekerezo byawe biba bifite clarity. Ibintu by'ingenzi ushobora gukora kugira ngo bwa buzima bwawe cyangwa se ya mitekerereze yawe ize kugenda neza, umunsi wawe uze kurangira umeze neza. Unywa amazi meza, unywa amazi meza kandi ahagije. Mu gihe uvuye muri siporo yawe fata amazi unywe amazi meza. Bibaye byiza yaba ari amazi atetse kandi uyanywe uyafate ahagije, kugira ngo umubiri wawe utangire gukora neza. Kuko wari uri muri siporo bisa ngaho uri kunaniza ukuntu uri muri siporo nyine, nufata amazi yawe uyanywe kugira ngo umubiri wawe wongere usubire gushyashya, wongere utangire neza. Kwihugura mu bitekerezo byiza, fata ibitabo, usome inkuru, ibinyamakuru, kuri YouTube, ku mbuga nkoranyambaga, wihugure mu bumenyi bwawe buke ufite cyangwa se bwinshi, wihugure. Positive affirmation nishatse kuvuga ko uyu munsi ni uwanjye, nzagera ku byo nshaka. Nko kuvuga ati uyu munsi ni uwanjye, uyu munsi ni uwanjye, nzagera ku byo nshaka, nzagera ku byo nifuza. Ubwo ibitekerezo byanjye hari inzozi nziza biri kunganisha, nzabigeraho byiza nifuza, kuko imbere yacu heza nitwe tuharema, tufite mu biganza byacu. Kwitegura umutima watsinze. Ukwitegura k'umutima watsinze cyangwa se uko umutima uri kwiyumva bitewe n'uko wowe watsinze. Umunsi utangirira mu mutima w'intsinzi, ugenda neza. Iyo utekereje ku ntsinzi yawe uko byagenze kose, wumva icyizere, wumva umunezero se n'umutima utuje. Ndizera ko ibyo ngibyo rwose uba uri kubyiyumvamo bitewe n'uko umunsi wawe wateguye neza. Ibikorwa bya mu gitondo si ukwiyibutsa gusa, ahubwo ni ugushyiraho imbaraga z'umunsi wawe wose. Gerageza ibi bintu. Tekereza ku kintu cyiza cyabaye mu minsi ishize. Tekereza ku bintu byakubayeho mu minsi ishize cyangwa se byabaye kuri bagenzi bawe ku minsi ishize. Andika cyangwa uvuge ijwi ryo mu mutima, ikintu kimwe ushima uyu munsi, umunsi wawe wagenze, uko umutima wawe uko wowe uri kubyiyumvamo. Andika ikintu kimwe
andika cyangwa uvuge ijwi ryo mu mutima. Ubwo ni uburyo bwo kwiyumva amarangamutima yawe bitewe n'uko umutima wawe uri kukubwira cyangwa se n'ibyo uri kwibwira. Ikintu kimwe ushimira cyangwa se ushima uyu munsi. Ni ibiki byiza wabonye uyu munsi? Ni ibiki byakunejeje wabonye uyu munsi? Tegura uburyo uzageraho ku ntego zawe ntoya z'umunsi. Ubitegure neza uburyo intego zawe ntoya ugomba kuzigeraho umunsi. Uvuga ati uyu munsi niba ari kuwa kane, reka ntegure intego zanjye. Uyu munsi ndazikora, kuwa gatanu nzategura izindi nzazikora. Mbese nawe bitegure neza. Ubitegure ku buryo utekereze n'uburyo uzagera ku nzozi zawe, ku ntego zawe. Nshuti yanjye, gutangira umunsi wawe neza si ibintu byoroheje, ariko ni intwari ikomeye y'intsinzi. Witinya ahubwo kora, gerageza ukore, kuko gushirika ubwoba niko kugira imbaraga zo kugeza ku ntsinzi. Gerageza ibi bintu buri gitondo, kandi uzabonamo impinduka ku buryo wumva umunsi wawe uhinduka, cyangwa se ku buryo wumva umunsi wawe uhinduka, cyangwa se ku buryo uzumva umunsi wawe wahindutse. Ibi bintu nubikora. Ntuzibagirwe, ndi kukwibutsa ntuzibagirwe. Tangira umunsi wawe wuzuye icyizere, wifitemo icyizere cyo gushobora, cyo gukora. Imbaraga n'umutima utsinze. Wowe wiyumvemo ko ushoboye, ufite imbaraga, ugomba gutsinda. Hari ibintu biba bitugora mu nzira aho bikaba imbogamizi, ariko nyine shyiramo imbaraga, wihangane paka utsinze. Bigira intumbero yawe cyangwa se bigira intego yawe kugera ku ntsinzi. Mushiki na bashiki banjye, niba mwishimiye ubutumwa bw'uyu munsi, mushiki na bashiki banjye bagara frere ndetse mwese, niba mwishimiye ubutumwa bw'uyu munsi, musangize abandi, mukande like, kandi mutubwire mu bitekerezo uko igitondo cyanyu cyahindutse nyuma yo gukurikiza izi nama. Muraho neza cyahindutse nyuma yo gukurikiza izi nama. Murabeho kandi mwibuke uyu munsi ni uwanyu. Kandi mwibuke ko uyu munsi ari uwanyu, mukawutsinda. Murabeho neza, murabeho kandi mwibuke ko murabeho, kandi nambibutsa ko uyu munsi ari uwanyu, ko mugomba gutsinda, ko mugomba kugera ku ntego zanyu. Dear my friend, ugomba gutsinda. Ibyo bintu bikwitambika mu ntego zawe, ibyo bintu bitambika mu bitekerezo, muri proje zawe. Sister, girlfriend, friend, ndagusabye shyiramo imbaraga, wicika intege, gerageza ukore. Ndabizi neza ko uzagera ku ntego zawe. Ntagire umuntu uguca intege ngo ntabwo bishoboka. Irememo icyizere cy'uko bishoboka. My friend, ndabakunda cyane.